ntinya muturukiye intambara ku mutwe nyene tema cumu rwa nabashwa ndi umusore w'imbungira mihigo umuhungu muhuzira ngo ibinyobwa bw'ici bw'umutsi ninya kwivuga ibigwi ndi ruziragunga w'umuziragunga ku rugamba ngenda imbere ndi muhirwe yahiriwe n'amahirwe yo kumenya umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda icyo tumariye nuko utuma tubasha gusobanukirwa abo turibo aho twakomotse ndetse naho tugana tukabasha kuhamenya. Ikindi udushyiramo itandukaniro hagati y'indi mico y'inzaduka n'imico y'ahandi bityo bikaduha ubumwe nk'abanyarwanda. Abanyeshuri bagenzi banjye ndabasaba yuko tutakumva ko umuco ari uw'abantu ba kera gusa, tutakumva ko ari uw'ababyeyi bacu gusa, ahubwo tukumva ko natwe hari uruhare twabigiramo kugira ngo umuco wacu umenyekane, tuwigishe n'abatangiye kubuta natwe turimo nk'abanyeshuri. Nizemo ko twebwe urubyiruko turimo twiga tuzajya no hanze dukomeze twiga, tugomba kwibikamo ko ibyo twiga tugomba kuruka tukabikoresha kubaka igihugu cyacu. Iyo tuvuze umuco nyarwanda haba harimo n'indangagaciro, numva ko rero kongera kwimakaza uyu muco nyarwanda ni ukongera gushyiramo imbaraga mu ndangagaciro batwigisha, kandi ko izo ndangagaciro zidufasha kuba abantu beza bakomeye kandi bafite umuco. Ukwezi k'umuco kwamfashije kumenya ibitatse igihugu cyanjye, kumenya umuco nyarwanda n'indangagaciro, kumenya kubana n'abandi no kumenya kubaha umuco wacu n'ururimi.